ngira ngo nigeze kurwana intambara. Ibi ndavuga kurwana intambara, benshi bakavuga ngo warwanye iyihe ntambara? Intambara narwanye, hari abayizi bamwe na bamwe. Nigeze kuba mbona abantu banga igihugu cy'u Rwanda, ndetse noneho bakanga u Rwanda bakarushaho no kujya guhangara His Excellency Paul Kagame, bakamutuka bakamuserereza ibitutsi njyewe ubwanjye ntashobora kuvuga. Kariya gacucu, kariya gakenya, ndetse hari n'abamwe bajya bavuga ngo kariya gasatani. Satani njye akora murabizi, ariko nkababaza ikibazo kimwe kindakaza nzahamagara Imana nyibwire ngo subirana ibyo wampaye cyangwa genda mbwira. Ntabwo mbwira abantu muri hano gusa, n'abandi bari buze kundeba. Ntabwo ni ubwa mbere ndakaye nkagira n'amarira menshi cyane. Nagize amarira ndizwa n'ibintu byinshi, ariko mwihangane, ntabwo Imana yabaremeye kuza kundiza mukaza mukantuka. Ndi umunyarwanda mugenzi wanyu, ntabwo ndi ibuye batoraguye, murabyumva mwese. Ariko Banyarwanda mugire ubwenge, mumenye ko impano tugiye ntabwo tuzisaba. Imana iraguhereza ukabyakira. Mwiriwe neza Banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, mbanje kubasuhuza muri rusange. Mu muco nyarwanda turasuhuzanya, tugasuhuza abantu. Ni ibintu twarazwe n'abakurambere, ariko yewe hari igihe njya ngiramo nkumva ntasuhuza abantu. Ntabwo ndi perezida waje hano ngo mvuge muranzi nijyewe umwigana, ariko naje mu burakari bwinshi. Hari ahantu njya ngera nkagira umujinya, ibintu bikana, ariko uwo mujinya ntabwo mfite isoko nguvomamo. Umujinya uraza bitewe namwe mwebwe muza hano mugashaka kungira nkaho njyewe nagize impano yo kwigana His Excellency Paul Kagame. Impano iraza iza nk'uko namwe mwagize impano, nkaba bakikirabiranya ba Israel Mbonye basobanura filime. Izo mpano rero uburyo zizamo ntabwo ari twebwe duhamagara Imana ngo tuyibwire ngo shaka impano runaka. Iyaba twari dufite ubushobozi bwo kubwira Imana ngo ntiyo mpano nanjye nzamere gutya, ibyo twakabikoze twese ndakeka. Hano mu Rwanda hari abacuruzi, hari abahinzi, hari n'abaririmba amajwi meza ukagira ngo barayaguze. Ariko izo mpano uburyo ziza rero, ziza mu buryo twese tutashyizemo imbaraga. Ariko njyewe naje kugira impano abenshi bakunze kwita ko ari impano idasanzwe.
yo kwigana umunyacyubahiro hano mu gihugu cyacu. Ndabizi mwese muri aha muri kubyumva, hari n'abanzi muri mwebwe, ariko nkababaza ikibazo kimwe kindakaza nkaga. Impano nagize nzahamagara Imana nyibwire ngo subirana ibyo wampaye cyangwa genda mbwira, ntabwo mbwira abantu muri hano gusa n'abandi bari buze kundeba, ntabwo ni ubwa mbere ndakaye nkagira n'amarira menshi cyane. Nagize amarira ndizwa n'ibintu byinshi, ariko mwihangane, ntabwo Imana yabaremeye kuza kundiza mukaza mukantuka mukanduka uko mwiboneye. Ndi umunyarwanda mugenzi wanyu, ntabwo ndi ibuye batoraguye, murabyumva mwese. Ariko Banyarwanda mugire ubwenge mumenye ko impano tugira ntabwo tuzisaba, Imana iraguhereza ukabyakira. Ntabwo ndi agatebo ko kuba nakira ibyo mundakaza, kandi ngo ntabwo ari njye wagenewe gutukwa. Uwo nigana ni umunyacyubahiro, ariko njyewe ndi umuntu uri aho, ndi rubebe, murabibona. Usibye kuza hano ukaza kumvuga nshaka kubashimisha, ariko hari abishima bamwe bajya babinyereka, hakaba n'abandi babinyangira. Kubw'ibyo rero icyo nashaka kuvuga, njyewe ngira umutima, muzandakaze muntuke, nimushaka muzanshyiraho amacandwe mushaka, ariko njyewe umutima wanjye ngira nizeye ntabwo uzambuza gukora ibyiza. Ngira ngo nigeze kurwana intambara. Ibi ndavuga kurwana intambara, benshi bakavuga ngo warwanye iyihe ntambara? Intambara narwanye, hari abayizi bamwe na bamwe. Nigeze kuba mbona abantu banga igihugu cy'u Rwanda, ndetse noneho bakanga u Rwanda, bakarushaho no kujya guhangara His Excellency Paul Kagame, bakamutuka bakamuserereza ibitutsi njyewe ubwanjye ntashobora kuvuga. Mwebwe muri aho murya amafiriti, murya ibirayi, muryama mugasinzira, narangiza ubwanyu mukaza, akaba ari njyewe, aho kugira ngo mumfashe mukagenda akaba ari njyewe muza gutuka muri komenti. Murabizi ninjye munyarwanda utuka gusumbya abandi. Narabarogeye, narabibye, icyo nabakoreye mutavugira aha ngaha ngo abantu bakibone ni iki? Abanyarwanda tugira umunwa wo kuvuga, ukavuga ikintu runaka. Uwo narogeye naze hano avuge ngo warandogeye, jyewe ntabwo nzareba ibyo ukora wigana His Excellency. None mushaka kugira ngo ibyiza bazanira, jyewe ndi umuntu wigana,
nzafata umuhanda ngo mvane Nyabugogo ngo ujyane Kimironko, ubwo bushobozi ntabwo mfite, yewe ndigana. Uzanziza iki? Ntacyo wabona usubiza rero. Iyo ntambara rero narwanye n'abantu banga u Rwanda, mwagiye mubona bamwe na bamwe basebya perezida wacu, kubera ukuntu nkunda u Rwanda, by'umwihariko ngakunda perezida wacu, byaje kuba ikintu kimwe. Yewe ntabwo ndi umuntu ubona ibintu bibi ngo mbibi, ntabwo ndi puberi. Puberi niyo ujyanamo amavoka yaboze, ukajyana imyanda, amabyi ugashyiramo, ikabyihanganira ikabibyimbana. Ariko jyewe ntabwo ndi uwo nguwo. Birumvikana, ntabwo ndi uwo nguwo. Ikibi ndakivuga ngo mbikijemo ikibi numvise mu matwi yawe, ntabwo nshobora kukubika wavuze ibibi. Ntabwo ndi puberi, ndi umuntu waremwe n'Imana, nkamwe wavukiye amezi 9, nkamwe mwese muri hano. Ubwo nushaka kuzana ibibazo nkari amagambo najyaga numva bavuga kuri His Excellency, ukaza kubimbikamo, jyewe ntabwo nzakwihanganira. Ibyo byaraje mbona uburyo mbikoramo n'uburyo nsubizamo, nkabona uburyo munyataka muntuka ngo kariya kabwa, kariya gacucu, kariya gakenya, ndetse hari n'abamwe bajyaga bavuga ngo kariya gasatani. Satani ibyo akora murabizi. Ese ntabwo ngiye kumbikamo ikibi, ntabwo nshobora kucyakira rwose. Kugera n'aho byageze bikaza nanjye nkakoresha amagambo His Excellency Paul Kagame atakoresha, bakantuka, bitose bamutukaga, bajyaga bamutuka, nanjye nkagerageza nkabisubiza. Ariko mu kubisubiza uburyo babikoreshaga, nanjye niyo njyana nabasubizagamo. Ibyo biza kumbera ikibazo, ntabwo natinya hano kubivuga, kandi tuzi icyubahiro n'ibyiza tugejejeho hano, nanjye nkamusubiza ibimukwiriye. Hari akantu nkunda kuvuga ngo iyo uri umusirikare bakakurashisha amashinigane, ntabwo ujya kuzana pisitole, uzana irenze kurusha iyo yakurashishije. Ubwo rero nanjye byarandakazaga, bavuze gutya bandusha umunwa, mwavukiye amezi angahe ku buryo jyewe nabinanirwa kubasubiza. Bakazana gerenade mu kanwa kabo mu magambo, abasubirisha burende. Ku bw'ibyo rero navuze ruguru, mwumvise mwese, ngira ngo mwese mwabyumvise ibyo navuze ruguru. Ndabasaba imbabazi
kubw'ibyaha nakoze ko byababaje ni benshi, ntabwo ari umwe, ntabwo ari babiri, ntabwo ari batatu, ni benshi cyane. Ndabasaba imbabazi, ariko mumenye icyo nabikoreraga. Naganiraga n'ubwonko bwanjye, ubwonko bwanjye bukambwira ngo kora gutya, subiza gutya, tukana gutya, naratukanye bihagije, nakoze byinshi bitandukanye. Byavuyemo n'imva n'imvano yo kuntuka mukandakarira, ariko nabikoreraga igihugu cyambyaye, igihugu cyandeze. Noneho si ukundera gusa, ukagerekaho n'ubuyobozi bwacu bwiza. Ariko ngira ngo zahabu dufite ntabwo, ubitse zahabu hakaza igisambo kikaza kuyiba, kikayangiza, kikayipfobya, wamureba ukamushyigikira ukamubwira ngo komeza, ngo ibyo urimo ni byiza. Ubwo ni ubwo buryo nabikozemo, ariko murakoze. N'ubu ntabwo ngiye ngira amagambo menshi. Murakoze cyane.